Nari ndi ku Muhima ndwajije umwana bamgiye gufura ngarutse nsanga umwana wanjye yapfuye biba ngombwa ko bamwirukankana bamujyana muri moroge na bene w'umwana batari bazi. Njyewe ni ukuvuga ngo navuye gufura ndebye umwana nsanga yapfuye mujyanye muri rezanse bamupimye barambwira ngo bamukanze ubugabo. Ntabwo bamupimye bo bahise bamwambika bamwirukankana bamujyana muri moroge. Uretse njyewe wamurebyeho ngasanga ubugabo bwe bwabyimbye. Mukuru wanjye muzi tugiye kwambika umwana tumukuramo biba ngo biratunanira tuzana urwembe dukeba igitambaro bari bamuziritse munsi y'uwo nguwo wa kabiri maze kumugikeba igitambaro nkuraho uwanjye yarari hejuru wa kabiri ari hasi y'amaguru y'umwana wanjye. Se w'umwana ntiyewe ni ngo nitari no karito ntimenya harimo ikindi kintu. Araza yiteruye yayigejeje hanze basanga harimo urundi ruhinja rw'agaperimatire. Bari bamusize mu gitambaro cyo muri maternité ababyeyi babyariramo. Umutwe barawufashe bawushyira munsi y'amaguru y'umwana wanjye barahambira barakanyaga. None utuguru nitwo twagaragaraga. Twebwe yajyanaguriya kwa muganga niwe wasanzwe ba mu bitaro. Baza kutubwira yuko uri yarwaye. Baza kutubwira ko umwana yapfuye. Tugenda tugiye guhambura tuzi ko ari murwaye. Ngeze dusanga hapfuye umuzima. Baduha umurambo tugeze hano tuzi ko ari umurambo wacu. No kumutera byari byananirwa waje warukoranwa n'abantu babiri. Tugeze hano bahambuye tugiye gushyira mu isanduka ngo bajye kumuhamba dusanga bahambiriyemo abantu babiri. Rwose byabayeho yari umwana w'amezi yari umwana w'amezi 7. W'umukobwa bwoko ki ya itaburiya bambara babyaza ya kotoni haba handitseho amazina y'ugiye kubyaza. N'umuntu wayasomye ni umuyobozi w'umurenge nako bose barayasomye. Aba yanditse kuri igitambaro bagiye kubyaza nacyo umwana cyo bari bamuhambiriyemo. Amazina se yaraya yitwa uri iwabo ngo bari kojitine iriho korera nuko ngo iryo ry'ikinyarwanda ngo nirihe ugira iwabo kojitimu. Isano uburu wawe nicyo kintu cyababaza umuntu uwo yaba ari we wese, yaba umugome yaba umunyamutima mwiza, bose bababazwa no kubura ababo. Bibaho ko umuryango runaka watakaza umuntu mu buryo butumvikana, ariko kubera kuba rubanda rugufi rwa mikoro ya ntayo ntihagire igikurikirana ngo hamenyekane icyo umuntu yazize. Gusa ibyabaye kuri uyu mubyeyi ibyo ntabwo wabona icyo byita uretse kuvuga ko ari akarengane gahetse agahinda. Nyirahirwa Devota utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge avuga ko ubwo yararwaje umwana we ufite ubumuga mu bitaro bya Muhima mu ntangiriro z'uyu mwaka ngo kubera kubura ubwishyu bw'ibitaro ngo yari afungiye ababuze ubwishyu baba bari mu gihe bagitegereje kwishyura. Umwana yonsaga wari mu kigero cy'umwaka umwe n'igice ari nawe akurikiraga uyu yari arwaje ngo yaguye mu bitaro bya Muhima ngo kandi atarwaye namba, ahubwo nyina yagiye kumesa imyenda asiga muryamishije bisanzwe. Agarutse kumwonsa asanga umwana yapfuye nyamara nta ndwara n'imwe yari afite. Devota avuga ko yahise atabaza abaganga nabo bagahita bajyana umurambo mu buruhukiro hatiriwe hakorwa autobusi. Icyatera umwe wese gutunga agatoki ibi bitaro ni uko uyu mubyeyi ndetse n'abaturanyi be bemeza ko ibitaro byatangaga umurambo ngo ujye gushyingurwa ngo batenguwe kandi bongererwa agahinda no kubona bahaye imirambo ibiri kandi bapfushije umuntu. Aba bavuga ko nyuma yo kubona imirambo ihambiranyije ku buryo bukomeye ngo bitabaje ubuyobozi ndetse na polisi bose barahagera. Polisi ndetse n'ubuyobozi ngo babwiye gusubiza imirambo ku bitaro bya Muhima, bagezeyo bahabwa uwabo. Ibitaro nabyo bisigara n'uwo byari byabahaye bivuga ko ngo yari umwana w'umukobwa ngo byasaga naho yavutse igihe kitageze. Umwe mu baturanyi avuga ko umwenda imirambo yombi yari ihambirije ngo wari umwambaro w'abaganga ndetse ngo wari wanditseho n'izina rya nyirawo. Aba basanga ngo bene gukora ibi ngo baraketse ko abari abakene cyane ngo batari kwirirwa bareba cyangwa batari bubasha kwigondera serikeye ngo wenda bari guhita bashyingura mu gikarito cyaturutse kwa muganga, ariko siko byagenze kuko ngo nubwo ari abakene abaturanyi bari bateranyije isanduku. Ikibazo buri wese yakwibaza ni iyihe mpamvu hatakozwe autopsy ngo hamenyekane icyahitanye uriya mwana utari urwaye. Kubera iki? Cyangwa se ni ubuhe bwoko bw'ikosa ryatuma imirambo ibiri ihambiranywe? Ese ko polisi yari yahageze ni ukubera iki ibi bitigeze bikurikiranwa? Mama uraho? Yego. Mwitwa bande? Nitwa Nyahirwa Devota. Hano ni mu mudugudu uhe akagari umurenge? Mu mudugudu wa Kadoga akagari ka Kigali umurenge wa Kigali. Hanyuma Devo batubwiye inkuru yuko ngo wari uri kwa muganga uza kugira ibyago umwana wawe yitaba Imana mu buryo nabwo ngo utabashe gusobanukirwa ngo ariko ngo baguha imirambo ibiri. Ibyo bintu byabayeho tubwire. Icyo gihe nari ndi ku Muhima ndwajije umwana bamgiye gufura ngarutse nsanga umwana wanjye yapfuye biba ngombwa ko bamwirukankana bamujyana muri moroge
na bene w'umwana batari baza. tubwire neza niwe wari urwaje wari uri kwa muganga uri kurwaza nde yari arwaye tubwire uko byari bimeze. Ese uwo mwana ise yaramunzaniye amabere yanyishe amashereka, yamunzaniye ari ku cyumweru, yapfuye ari ku wa mbere. Ubwo umwana yari muzima ntabwo yari arwaye. Kuki se yari ari kwa muganga kandi ari muzima? Nari mfite undi mwana ubana n'ubumuga wari urwaye. Ni ukuvuga ngo wari ufite umwana urwaye ariko atonka amashereka ari kukurya bakuzanira wari ucutse. Mbese uwo wari urwaye niwe wari ucutse, umutoya niwe wari uri kwibera. Hanyuma rero tubwire none se ko ntacyo yari arwaye yitabye yapfuye yazize iki kandi nta ndwara yari afite? Yewe ni ukuvuga ngo navuye gufura ndebye umwana nsanga yapfuye, mujyanye muri rezanse bamupimye barambwira ngo bamukanze ubugabo. Mama wari uri gufurira ibyo bitaro ni ibyaheze? Ni byo ku Muhima. Hopitali ya Muhima tubona? Niho narindi. Hanyuma ujya gufura utwenda usize umwana wari usize ameze ati yari maso byari bimeze bite? Nari nsize asinziriye maze kumuha ibere. Hanyuma hashize igihe kingana gute se baguhamagaye hashize igihe kingana gute se baraguhamagaye cyangwa wari ugiye bisanzwe? Ngiye ntago bamumaga amabere yarankoze, ndavuga ngo umwana wanjye ari kurira. Ngenda ngiye kumuha ibere norosoye mbona mfashe ku maguru, mbona amaguru yakonje, ndebye mu maso mbona amaso yarerembuye. Ubwo byabaye ngombwa ko mwirukankana mujyana muri rezanse. Ngezeho nsanze y'umuganga arahambwira ngo umwana wawe ngo yapfuye ngo byihanganire. Ubwo byabaye ngombwa ko bamwirukankana bamujyana muri moroge. Ubwo njye ntabwo nabashije kubona imbaraga zo kujyana nabo muri moroge. Ubwo baragiye bakora ibyo bakora nyine mamagara se w'umwana n'aba baturanyi nibo babashije kuzana nawe. Ariko akanya wamaze hanze uri gufura umusize umuryamishije wahamaze nk'iminota ingahe mbere yuko amabere yikora utireka njye kureba umwana arimo? Wahamaze iminota ingahe? Byari bigeze mu masaa 4. Nyine ndi kuvuga iminota wamaze hanze aho ngaho. Nyine nagiye ari saa moya njya kumwibera ari nka saa 4 nibwo nasanze amaze gupfa. Hanyuma se abaganga tuzi ko ubundi bakora icyo bita autopsy cyangwa se gupima umurambo ngo bamenye nyirizina ikintu nyakwigendera yazize, bakubwiye ko umwana yazize iki? Ntabwo bamupimye bo bahise bamwambika bamwirukankana bamujyana muri moroge. Uvuga ngo ntibigeze bakubwira bati umwana yazize iki n'iki? Nta kintu babimbwiye uretse ngewe wamurebyeho nkasanga ubugabo bwe bwabyimbye. None se ubundi ibyo byabaye ni mu wuhe mwaka? Waba wibuka nk'igihe byabereye ugenekereje? Urebye ni nko mu kwa mbere. Mu kwa mbere k'uyu mwaka turiho. Hanyuma se ikijyanye no kuvuga ngo imirambo ibiri tubwire kuko ntabwo byumvikana uburyo bashobora kuguha imirambo ibiri kandi wapfushije umuntu umwe, byagenze bite? Nanjye byambereye urujijo. Twageze hano n'abaturanyi nyine biyagira bashakisha ukuntu babona isanduka. Ubwo bakora isanduka bamaze kuyikora njyana na mukuru wanjye mu nzu tugiye kwambika umwana tumukuramo biratunanira. Tuzana urwembe dukeba igitambaro bari bamuziritse munsi y'uwo nguwo wa kabiri. Maze kumugikeba igitambaro nkuraho uwanjye yari ari hejuru, wa kabiri ari hasi y'amaguru y'umwana wanjye. Ubwo neneho ikarito tuyishyira impande y'uburiri, ariko ikarito tukumva iraremereye. Nibwo nahamagaye se w'umwana ntiyewe ngo nitari ino karito ntimenya harimo ikindi kintu. Araza yiteruye yayigejeje hanze basanga harimo urundi ruhinja rw'agaperimatiri. Ubwo byabaye ngombwa ko niyo nzima hamagara ababishinzwe, yahamagaye kuri polisi. Polisi nabo bahamagara ku murenge nabo barahagera. Baravuga ati uwo murambo nimuwuhashingure muwusubize ku Muhima. Bawushubije ku Muhima saa 9 z'ijoro nibwo basubiye. Ubwo bwarakeye nanjye mpita nsubira ku Muhima kuko karanaye nakazanye nabwo n'ubundi kameze nabi. Ko numva ari ibintu bibabaje byagora umuntu wari wese kubyakira. Ubwo se ngo yaraziritse ngo nukuvuga ngo bari babashyize mu mwenda umwe? Bari bamusize mu gitambaro cyo muri maternité ababyeyi babyariramo. Umutwe barawufashe bawushyira munsi y'amaguru y'umwana wanjye barahambira barakanyaga. Noneho utuguru nitwo twagaragaraga. Ukuvuga ngo ngewe narabibonye birambabaza cyane biranankomeretse cyane.
kuko nasubiye no ku Muhima na TV1 nabwo icyo gihe yarahageze barabafotora iyo mirambo ibiri. Ubwo barambwira ati jya gushyingura umwana wawe ukomeze wihangane. Nanjye mpita nsubira ku Muhima. Sinabona ubushobozi rero bwo kugira ngo nkurikirane ikibazo cyanjye, mbura n'ubuvugizi. Kugeza kuri uyu munsi na n'ubu gikomere cyakeye ku mutima n'ikizanamva. wari utubwiye ngo abayobozi barahageze, wari utubwiye ngo wahamagaye n'indi yarashinzwe iki? Niyo nzima yarashinzwe imibereho myiza, yari umunyabuzima. Niyo wabashije kumpamagara kuri polisi. Noneho polisi se n'umurenge bageze hano babivuzeho iki se b'abayobozi, ndavuga abapolisi nabo ku murenge barahageze nyakuhagera cyangwa hari kuri telefone? Ese niba barahageze babivuzeho iki? Barahageze biba ngombwa ko bavuga bafate uwo mwana wanjye bamushyire mu isanduka, n'uwo nguwo uri mu ikarito babasubize ku Muhima. Byabaye ngombwa ko babasubiza ku Muhima, uwo nguwo wabo baramusigarana, bagarura uwanjye bajya bukeye tujya gushyingura. Ubwo twavuye gushyingura birangira iyo ngiyo nta buvugizi bigeze bankorera. Ariko se basubiza ku Muhima bose ari babiri, abo ku Muhima bashinzwe ibyo ngibyo aho iyo mirambo yaturutse bavuze ko ari amakosa, ariko se nta nubwo yaba amakosa kuko ntago wazirika ngo ukomeze ari amakosa, babivuzeho iki abo ku Muhima? Ni ukuvuga ngo abo bamujyanye nyine muri moroge bahise batoroka baragenda, babashakishije barababura. Biba ngombwa ko abaganga bafata uwo murambo wabo bawusubiza muri moroge. Bibaye ubwo rero bukeye nasubiye njya kuvuza uriya. Noneho ngezeyo abaganga nabo barashinyagurira ngo yewe ngo nimwigireyo ngo TV1 ngo yarayigeze kwa kagore ngo kagatindi ngo none ngo kaje kudufungisha. Ubwo baragize bamusize mu cyuma gishyushya nyine yarakonje. Ubwo rero bajya baza kumutera inshinge ngo mutere uwo mwana w'uwo mugore inshinge neza ngo naramuka apfuye ngo uwo mwana muramurye. Ubwo babimbwira gutyo nkakurikizaho na wa wundi wa murambo na wa mwana wanjye bikaba igikomeye ku buryo nanavuye uriya mwana adakize kugira ngo ntazajya nkomeza kurebana mu maso n'abaganga. Ariko se ubundi urebye neza cyangwa se witegereje ukurikije aho wari wasize umwana, ubundi ubona umwana yarazize iki wowe ukurikije umwuka wari uhari, aho wamusize, aho bari, aho wari uri, ubona umwana yarazize iki? Umwana wanjye yazize akarengane kuko nta bantu benshi barimo badufungiye mu ntara Gahanga kubera ko twarabuze ubwishyu bwo kwishyura. Umwana yirwaga atambagira kwa muganga nta kibazo yari afite, nta gicurane nta n'inkorora. Ubwo ni ukuvuga ngo umwana wanjye yazize akarengane. Intara Gahanga ubwo ni ukuvuga iki? Ni hamwe munsi yo kontuza ureba ku Kinamba bafunga ababuze ubwishyu bw'amafaranga. Niho twari turi. Ubwo icyo gihe mwishyuzwaga angahe se? Bari batwishyuje 50,000. Ariko se ubwo basubiyeyo umurambo noneho murawubonye wanyu cyangwa se umwana wanyu mugiye kumushyingura neza byahereye aho neza birarangira pe? Ni kuvuga ngo byahereye aho ngaho nta muntu wigeze agaruka kundeba. Ubwo nakomeje ndicura mvuga ko wenda abayobozi nabo babikurikiranye nta kintu wigeze abikurikirana kugeza kuri uyu munsi. Ubuse icyo gihe se ubwo papa w'umwana watubwiye ko ari wamukuzaniye kubera nyine amashereka yari kukurya, papa w'umwana yabivuzeho iki? Nyine nawe twafatikanyije kumushyingura dukomeza kwihanganirana nanjye nawe. Nyuma yaho nibwo nawe yahise avuga ati reka njyewe nicireho nawe uzakomeze rero uwo mwana wawe. Byabaye ngombwa ko yiciraho. Avuga uriya ufite ubumuga. Kugeza kuri uyu munsi rero sindamenya amakuru ye. Mama birababaje ariko nta kundi. Ubu se ni nk'icyo cyifuzo ufite uko byumvikana, ni igikomere umuntu abana nacyo umutima ukagenda ugashenguka, ubu ni nk'icyo wifuza? Ni igikomere cyane kuko cyarambabaje kugeza kuri uyu munsi mbonye ubuvugizi nanjye mwaba mumfashije. Wifuza se ko wenda nko ku bitaro byo ku Muhima abo bantu bakurikiranwa, nyine tubwire wowe wumva wifuza iki? Njye numva bakurikirana. Mama murakoze cyane. Namwe murakoze. Mukecuru aho neza? Ndaho. Amakuru ki? Ni sawa. Hanyuma mukecuru witwa nde? Nitwa Nyiramuseruka Cecilia. Uri umuturanyi wa ni mukeba wanjye ahubwo.
hanyuma yari batubwira inkuru ibabaje y'ukuntu yagiye kwa muganga kurwaza umwana bakamuzanira umwana muzima akaza kwitaba Imana mu buryo butumvikana. Niko byagenze? niko byagenze. Twebwe yajyanaga uriya kwa muganga niwe wari usanzwe uba mu bitaro, baza kutubwira yuko uriya arwaye, baza kutubwira ko umwana yapfuye. Tugenda tugiye guhamba uriya tuzi ko ari umurwayi, tugeze dusanga hapfuye umuzima. Ni ukuvuga ngo mwe mwahuriye muzi ko hapfuye wari usanzwe urwaye? Dusanga hapfuye umuzima. Ariko se hari ikintu yatubwiye koko yavuye hano ari muzima uwo mwana? Yari muzima. Umwana yari muzima rwose, yari n'umwana utangiye kugenda, yari muzima. Tugiye dusanga nawe wapfuye. Nta nubwo twakubwira twahindutse abasazi, twumvise ko bapfuye twahindutse abasazi, yaba njye yabase twahindutse abasazi. Urumva baduha umurambo, tugeze hano tuzi ko ari umurambo wacu, no kumutera byari byananiye, waje warukoranwa n'abantu babiri. Tugeze hano bahambuye, tugiye gushyira mu isanduka ngo bajye kumuhamba, dusanga bahambiriyemo abantu babiri. Ariko se koko mukecuru uri umuntu mukuru, koko abantu babiri, imirambo ibiri, abantu bazi ko ari umuntu umwe, ibyo bintu koko byabayeho? Byabayeho rwose, byabayeho. Yari umwana w'amezi, yari umwana w'amezi 7 w'umukobwa. Ubwo rero tumaze kubibona gutyo nibwo umuyobozi, habanje umuyobozi wacu ushinzwe uburebere y'abaturage, ajya ahamagara zegitifu araza w'akagari, zegitifu agahamagara n'uw'umurenge na polisi irahagera. Ubwo bashubije umurambo wabo, natwe wacu turawuhamba mu isanduka yacu n'ikarito yawe bayisubizayo. Nicyo gitambaro yari yanditseho nacyo bagisubizaho. Ese uri kuvuga igitambaro, ni igitambaro ubwoko ki? Ya itaburiya bambara babyaza ya kotoni, haba handitseho amazina y'ugiye kubyaza. N'umuntu wayasomye ni umuyobozi w'umurenge, nako bose barayasomye. Aba yanditse kuri iyo gitambaro bagiye kubyaza, nacyo nicyo bari bamuhambiriyemo. Ni ukuvuga ngo uwo mwana bari babatwerereye, reka mbivuge gutyo, yari ahambiriye mu iniforume y'umuganga. Y'umuganga. Amazina se yari ayahe? Yitwa uri iwabo ngo bari kojitivu kojitine iriho korera nuko. Ngo iry'ikinyarwanda ngo ni irihe? Uri iwabo kojiti. Ugira iwabo kojitimu. Ariko se ubwo abayobozi bo babivuzeho iki mu kubona ayo mazina y'umuganga, mu kubona imirambo ibiri, mu kuhagera? Ubundi bwabyo ni icyaha, abayobozi bavuze ngo iki? Ariko ubundi abayobozi, ku muntu abayoborwa akayobora n'urugo rwayobora n'undi. Ubu turiho kubwa Nyagatare, ntabwo turiho kubwa abayobozi. Muri Daniel 244 havuga kandi ko bazarimbuka bategetse bose, guhera ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, bitewe n'ubugome bwabo. None se wa mugani abo bayobozi batarebye umuntu ngo bagire ikintu bamumarira? Ahubwo se ubwo ko tujye guhamba, ko twaguze niyo sanduka tujye guhamba, baravuze tuyu umuntu ahuye n'ikibazo, reka nibura tumufashe kumuhambira umwana se twamwihambiye, undi bakamujyana ku Muhima. Babuze se iki nyine, turi nk'ibisimba. Ariko se mama, watubwiye ko ngo mwagiye ku Muhima, wowe na se w'umwana, mu marira menshi, mwagiye ku Muhima muhuruye, byagiye kutubwira ko hapfuye wari uri mu bitaro, tuzi ko yari asanzwe arwaye agomba gupfa. Dusanze hapfuye umuzima, ntabwo twihanganye, twahindutse nk'abasazi. Cyokoze nabo baraduhabarira, ntibaduca amafaranga, ntayo batwatse. Igihe ntibadutwere icyo gitambaro cyabo cy'ababyaza badushyiriyemo, nuko tuzana imirambo ibiri, tuzi ko ari umwe, tugeze dusanga ni ibiri. Bayivuze rero wabasubirayo. Ariko se mama, hashize amezi menshi mvuga muvuga ngo ni hafi umwaka neza, mwararekeye nyine nta gukurikirana nta. Ndetse hari gukurikirana. Urumva ngo wasubiye kwa muganga bakajya munanira ngo mwirinde TV1 yaje, ubundi iyo wakavugishije kuri niho hakicwa. Ubwo se ubudasubira kwa muganga ukajya kuterwa muganga rwasera ati we bimeze gutya, waheho gahora. Uragira uti uwo mwana bari babatwerereye utari uwanyu, yari umwana w'umukobwa, uwanyu yari umuhungu? Uwacu yari umuhungu, yari afite umwaka n'igice. Uwawe yari umukobwa w'amezi 7. Ubuse mama, ko ni ibyago mwagize mubura gikurikirana, ubundi ababikoze bagombye kuba bahanwa n'iki bintu nk'ibyo, no ku mwana wanyu yarapfuye mu buryo atararwaye mu buryo budasobanutse, nabwo bwabyo nta kandi karengane. Ubu nk'umuryango mwumva mwifuza iki? Twifuza kurenganurwa.
none se wa mugani ko wakaturenganiye ari uturoha uwo se nguyu uko bwakeye akajyayo ko bakubwiye ko bwakeye akajyayo usubizeyo twazanye rwe twamuzanye kirwe kugira ngo tubone guhamba uwo murambo dusubiyeyo ureba akajya muninura ngo TV wane yaje ubwo urumva ko bamuninuraga ubwo urumva rero ko ibyo byari byarangiye ubwo rero urumva nta kindi wakongeraho ese waburana n'ujya kuguhamba mama urakoze urakoze nawe Isano.